aba analyst cyangwa se abasesenguzi baravuga iki kuri penalty ya Alvarez? Icya kabiri amategeko yo aravuga iki cyangwa se n'amategeko nyine avuga iki iyo byagenze kuri ya muri rusange? Noneho tubabwira ndetse na rendezvous ya kimwe cya kane amakipe yamaze kugerayo uko azahura n'igihe azahurira, noneho dusoza ku Champions League tuza twinjira mu Rwanda. Duhere kuri icyo ngicyo rero twagiye turarikiye abakozi. Turimo turasoza ingingo ivuga ngo penalty ya Alvarez umupira yawukozeho kabiri. Ubundi itegeko riri clear, riravuga neza ko kugira ngo abantu banabyumve, kuko hari abantu bari confused batamenya ngo okay ubundi habaye iki, ubundi niki mu by'ukuri ikipe ya Real Madrid na Atletico cyaba cyatumye penalty ya Alvarez yangwa. So itegeko rero rivuga ko umukinnyi ugiye gutera penalty, ibere itegeko waribonye? Yego. Okay, waribonye cyangwa ni gusomera uri ndarifite risome. Reka ndisome kugira ngo nabyumve neza. Nushaka usome kano gace kanyuma niko ndasoma nubundi kuko niko kari kureba iyi penalty yarayitewe na Julian Alvarez. Riravuga iki rero? Riragira riti cannot reka nsome abiri ya nyuma ibyo byiza. Urumva? Must kick the ball forwards but can backheel it toward the goal. Urumva? Irya nyuma rikagira riti cannot touch the ball again. Ntagomba gukora ku mupira nanone. Ntago ugomba gukora ku mupira, reka tubivuge twice cyangwa se kabiri. Icyabaye Julian yagiye gutera umupira aranyerera. Muri kwa gusa n'unyereye ikirenge cyari gishinze kibumoso sicyo cyateye umupira, ikiburyo nicyo cyashose umupira. Ariko ababivuga bavuga ko muri kwa gusa n'unyereye ukuguru kw'indyo yashotesheje umupira wakozeho gatusa n'uzamuka kujya mu izamu ku kirenge cye cy'ibumoso. Icyo cyasaga n'ikinyereye, icyo cyabaye nk'ikinyerera ko ntiyari yagishinze uko bikwiye, atera umupira n'indyo yego, ariko ngo baro isa niyakoze ku kirenge ikomeza ijya mu izamu ikora ku kirenge cy'ibumoso. Therefore ukibaza ngo byagaragaye bite ko ubirebye n'amaso ya muntu yacu asanzwe ntago wabibona, kandi nibyo koko ntago wabibona. Ariko abahanga bakakubwira ko icyitwa tekinoloji yakoreshejwe, kandi ngo n'ubundi twe nuko tuba tutabizi ngo birakoreshwa, ngo nitwa semi automated technology. Iyo semi automated technology umva uko ikora, barakubwira ngo semi automated technology particularly in the context of football. Tubyumve neza. Semi technology iyivuzwe cyane mu bijyanye n'umupira w'amaguru baba bashaka gusobanura iki? Refers to a systems that automate. Ni systeme automating cyangwa se sinzi ko ubwo turakomeza kubisobanura neza. Key elements of a process like offside decisions making while requiring human validation and input. Icyo bivuga ni kirero. Here are more details to break it down. Semi automated offside technology iyibaho, ndetse hakaza ni video assistant referee VAR nayo that automates the process of determining close offside calls, kick points, aho bifashisha ibintu birimo gutrackinga, kureba ama review ya VAR nyine, kureba n'amaso ibi biri visual, noneho akareba efficiency y'ikintu, bakareba accuracy yacyo, bakareba nyine donc niba koko ibyo bakoze ari byo. Hanyuma ubu buryo bwose ngo bugenda bwifashishwa bwemewe na FIFA, bukemerwa n'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru, aho bamaze kugira technology ya semi automated technology. So abo bavuga ko rero abifashishije semi automated technology nk'uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa igice kimwe ariko hagakora n'ubwenge bwa muntu, byombi ngo birarebwa. Umusifuzi yaba
wa wundi w'igitambaro uzi yuko bari iruhande rw'izamu umusifuzi wo hagati aba yegera ahatererwa penalty. Abo bombi ni abatemwe okirere babirebaga kuruta twebwe twabirebeye kuri televiziyo. Icyo ni icyambere. 2 hari umukinnyi wateye penalty ntigeze yiramanta ngo avuga ati oya nge ntago nayikozeho kabiri. Hari umuzamu Oblak abahagaze inyuma y'izamu yavuze ngo ndizera wenda ibyo abasifuzi basifuye nanagashyira no kuri story yanjye Instagram ati kuko uko biri kose ubwo babigenzuye. Icya gatatu nusubiramo ukareba amashusho hari n'ifoto nakiza kuri Rugajurigani kuri Instagram abazuminze kuri ESPN urabibona ko bazuminze cyane urabibona ko bishoboka ko ushobora kuba yakozeho kabiri. Bibaye byabaye cyangwa bitabaye impamvu abantu bari kubyita robbery cyangwa ubujura bwakorewe Atletico nuko n'ubundi Real Madrid isanzwe ifatwa nk'ikipe yiba muri Champions League bakavuga ko ibyemezo byinshi bifavoriza kandi ibyo turabizi mu mupira bibaho amakipe manini hari ukuntu afavorizwa kurenza amakipe mato ibyo turabizi. Ariko itegeko ryemera ko ba reviewinga kuri VAR mu gihe umukinnyi yateye penalty yego bajya bana reviewing y'umuzamu yateye intambwe akaba yasohotse mbere ko umuntu atera bara reviewinga bakaba basubiramo itegeko rirabibemerera. Naha muntu rero aho bisigaye ahubwo aho abantu baburanaga Rugaju uze no kuhajya bibazaga ngo andi makosa yose bawe muri penalty shootout bakica amategeko habaye icyo bita retake arongera agatera iyo umuzamu yari yasohotse cyangwa se yakoze n'imanyanga basubiramo penalty ntabwo bivuga ngo ubwo ngo yahihushije birarangiye bayisubiramo. Ahangaha kuki itasubiwemo ngiye kubasobanura kano kantu iyo tuvuze ngo yasubiwemo ntiyasubiwemo reka mbibabwire impamvu umuzamu reka tuvuge Iberi agiye gutera penalty akina Rayon Sport ngende umuzamu Rugaju ndo umuzamu wa APR Iberi anteye penalty Iberi yanteye penalty nge ngasohoka simbe nakandagije byiburi kirenge kimwe muri wa murongo mwizamu ngasohoka imbere uko ashota iyo nsohotse akayihusha uzi impamvu amahirwe yo kwisubiramo nje umuzamu ninge wishe itegeko. Ariko Iberi yayitsinze ntabwo ayisubiramo iyo umuzamu yaje imbere iyo Ibera yitsinze ntabwo ayisubiramo icyo kibanza cyumvikana. Ariko yayihushije kabona niyo waba wasohotse imbere yego kabone nubwo naba nasohotse imbere ariko yayihushije bamuha amahirwe ya kabiri kuko ninjye muzamu ninjye wakoze ikosa. Ariko muri iyi case umukinnyi yakoze ikosa none se Real Madrid yabihaniwe iki kurutwa ntaga kwire kubibazwa ndabazwa iki ngiye kurutwa cya Real Madrid ndabazwa iki mu gihe umuntu itegeko riri clear rivuga ko adakora kuri baro kabiri niba ikozo kabiri ubwo yabyishe keretse muri match isanzwe bwo wemerewe ko wapasa na mugenzi wawe buri abantu ntibabizi penalty yari Getseri yari igeze kwipasanya na Pires baranayihusha bakina na Man City ikiri kipe ya fake ikina abantu bintu twaba musamba itarakomera itaragurwa ikiri kipe ya fake iraho dukubita uko twishakiza 2-6 na ba Messi barabikoze muri FC Barcelona muri match nyirizi na pana muri penalty shootout mu minota 90 isanzwe y'umukino. Rero kuba yakozeho kabiri nicyo cyonyine cyo kurebwa. Ubwo rero ushaka kubibona ko Real yibye ubirebesha indorerwamo zo kubona Real nk'abajura yabibona gutyo. Ariko ushaka kubireba mu buryo bw'ikoranabuhanga akumva urwo ruhande nawe yakumva ko Real Madrid maregere yo kuba nemera ko ijya ibikipe nifanira kandi nta nicyo binantwaye bibera muri Espagne. Ariko for this case nkurikije ama video nabonye yego nkurikije amafoto nabonye nkurikije uko technology bavuze ikora nge nemeranyije nabo nkurikije Alvarez ko ikintu bakoze Ruvuyanga izi baro ziri gukorwa bakina muri FIFA Champions League n'indi mipira izi za Nike na za Adidas ngo hari akantu bashyiraho k'ikoranabuhanga utapfa kubona ngo bakita connected ball technology. Nabonye ababihakanyara bati murabeshya ibyo bintu bari kureba cyane baribaza iyo baro ibiri utwo dusensa twohereza muri VAR bakaba babirebaho nabyo birashoboka ariko cyane ko baro busha kugashyiraho ntabwo ari ibintu bigoye ariko icyo bashaka kugaragaza ni kimwe icyo bakoze ntabwo ari umusifuzi yifatiye icyemezo ni itegeko bakareba n'iryo koranabuhanga ryakurikijwe Real Madrid akose ubundi uretse no kuvuga ngo barayibira ari uko yavantage bariko bayavantage cyane cyane kuri penalty uyu musore Gwirano yakoze gusa muri rusange bari gufatira ugati uyeramo penalty ariko rwose umusifuzi abavuga ngo
Real Madrid iri gukina nabi pe. Real Madrid iri gukina nabi. Real Madrid iri hasi. Ni ibintu irokotse kuri Atletico, ariko nubwo tuba dukabya dukanga Arsenal bayi serious, Bukayo naba yagarutse ameze neza, Arsenal yagira ikinizana kuri table. Niba hari Real imeruka kubona zoroshye muri no myaka nka 15 ishize. Tujyane mu mikino yose kimwe cya kane kugira